kize cyane ku isi. Uyu mugabo rero ufite ibigwi bingana gutya nakuntu yaba ataravuze amagambo yahindura ubuzima. Nawe ashobora guhindura ubuzima bwawe. Niba uri tayari twagiye na Eminem. Uyu mugabo yaravuze ngo ukuri nuko utazi bizaba ejo. Ntugomba kwizera uburambe kuri iyi si. Ejo ntabwo ari ahawe, ntukizere uburambe. Ni nka bya bindi Kobe Bryant yavuze ngo abantu batekereza ko bagifite igihe gihagije. Nta gihe ufite kiruta uyu munsi. Ukuri nuko utazi bizaba ejo, ntugomba kwizera niba uzanahageze. Uyu mugabo yaravuze ngo intsinzi niyo mahitamo yonyine wagashyize imbere. Hanyuma yaravuze ngo buri wese agira inzozi, intumbero n'ibindi. Buri wese kandi ageze igihe abantu ntibabe bakimwizeye. Kabone nubwo waba uri igitangaza gute hari igihe kizagera abantu ntibabe bakikwizeye. Nubwo waba uri intwari bingana iki hari igihe kizagera abantu bakagukuraho icyizere. Urugero nusaza hari igihe imyaka ubwayo izatuma abantu bagukuraho icyizere bakavuga arashaje reka agende. Hanyuma yaravuze ngo ndi umuntu usekeje mu kurema inshuti. Kubera ko icyizere nasanze ari ikintu gikomeye mu bantu birumvikana. Hanyuma yigeze kuvuga ngo umuntu aba umunyembaraga iyo asubiramo ibyamunaniye. Umuntu aba umunyembaraga iyo agenda asubiramo ibintu byagiye bimunanira, nibwo bituma ugenda uba umunyembaraga. Eminem yaravuze ngo mvuga ibyo nshaka nkakora ibyo nshaka, nta mpungenge zo gukora icyo nshaka ngira. Abantu bazabigukundira cyangwa babikwangire, ariko wowe uzaba uri kubaho ubuzima bwawe. Abantu bazagukundira gukora ibyo ushaka cyangwa se babikwangire, ariko wowe uzaba uri kubaho ubuzima bwawe. Uyu mugabo yaravuze ngo ntuzigere na rimwe ushukwa no kuncira urubanza kuri buri kimwe cyose nkora. Ntuzi n'ibyo nanyuzemo bituma nkora ibyo nkora. Ntugashukwe no gucira abantu urubanza kubera ko ntabwo ubuzi impamvu bakora ibyo bintu bakora. Uyu mugabo yaravuze ngo igihe uzaba ufite abanzi benshi mu buzima bwawe, uzamenye ko hari ikintu wakoze kidasanzwe. Umenye ko wambariye urugamba, ukaba ariyo mpamvu abantu bakugirira ishyari, babona uri umuntu udasanzwe. Cya gihe uzabona abarimu benshi mu buzima bwawe baje gukosora ibintu ukora, uzamenye ko hari ikintu wakoze. Mu gihe ukora ukabona n'abarimu baza gukosora utatumiye, uzamenye yuko ntabwo uri gukora neza. Cya gihe uzaba uri gukora ukabona abarimu baje kukubwira ukuntu ugomba gukora ibintu byawe, uzamenye ko aho ngaho kabisa uri mu kazi kose. Igihe uzaba ufite abanzi benshi mu buzima, uzamenye ko hari ikintu wakoze. Cya gihe uzaba uri gukora ukabona abakosozi babaye benshi, uzamenye yuko hari ikintu uri gukora gifatika vraiment. Igihe uzabona abarimu benshi mu nzozi zawe no mu buzima bwawe. Uyu mugabo yaravuze ngo ishimire uko umeze unyurwe nabyo. Hanyuma yaravuze ngo iyo naza kugira ubuzima bwiza, iyo naza kugira ubuzima bubi, indirimbo zanjye zose zari kuba ari ibindi bindi. Eminem murabizi ko ubuzima bwe ntabwo bwari bwiza cyane, yakuriye mu buzima bugoye. Hanyuma yigeze kuvuga ngo ngerageza gukoresha amafaranga nkorera nk'aho ari bwo bwa nyuma kuko nasobanukiwe igisobanuro cy'ubuzima. Yaravuze ngo natangiye kwiga uburyo narakazwa cyangwa ngo mbabazwe n'ibyo mpura nabyo mu buzima, nifuza kubaho nishimye. Ibyishimo ni amahitamo, ibi duhora tubisubiramo. Yaravuze ngo ntuzigere na rimwe wemera ko umuntu akubwira ko utari mwiza, ahubwo haranira ko buri wese abona wowe wa nyawe. Abantu benshi bamara igihe kinini bababajwe nuko batari gukurikiza cyangwa se batari kugendera kuri formule abantu benshi bari kugenderaho. Imbuga nkoranyambaga zikagushuka, ukabona umukobwa mwiza ahora ku mbuga nkoranyambaga, ntuzi impamvu ahorayo, ntuzi niba biriya bintu ahora yerekana ari ibye. Ukabona umusore mwiza ahorana ubuzima buhenze cyane ku mbuga nkoranyambaga, ariko wamukwereka mu buzima busanzwe, wamukwereka we wa nyawe, wakumirwa. Ushobora gusanga ibyo byose utekereza ari ubusa. Ntuzigere na rimwe wemera ko umuntu akubwira ko utari mwiza, ahubwo haranira ko buri wese abona wowe wa nyawe. Kubera ko umunsi umwe niwiyerekana utari uwa nyawe, ari igihe uzavumburwa abantu bose bakakuvaho. Hanyuma yaravuze ngo iyo ukiri umwana ntabwo umenya gutandukanya amabara. Inshuti zanjye barabirabura, sinigeze ngira ikibazo ku ibara ry'uruhu kuva mu bwana kugeza nangiye kuba umuraperi. Eminem yakundaga abirabura, yigeze no kuvuga ngo
yaza kumenya yuko yaza kwifuza ahantu yavukira yari kuvuka ari umwirabura. Iyo ahitamo ibara ry'uruhu avuka yari kuvuka ari umwirabura, yigeze kubivuga. Hanyuma yigeze kuvuga ngo abanzi ni ipaki ihora yihisha inyuma y'abantu bose bageze kure mu buzima bwabo. Abantu bose bageze kure bagira abanzi abenshi. Uyu mugabo yavuze ijambo rikomeye ngo iyo usigaranye isasu rimwe mu mbunda ni nk'ihirwe rimwe uba usigaranye. Muri uwo mwanya nk'uwo guhumbya uba ugomba gukoresha iryo hirwe rimwe usigaranye ukabaho cyangwa ugapfa. Buri hirwe ubonye mu buzima rifate nk'aho ari ryo ryonyine, nibwo uzagera kure. Buri hirwe ryose ubonye rifate nk'aho ari ryo sasu ryawe rya nyuma. Ibi ngibi bizagufasha cyane kugera kure. Iyo usigaranye isasu mu mbunda, isasu rimwe kandi uri mu banzi, muri ako kanya nk'ako guhumbya uba ugomba gukoresha iryo sasu ugapfa cyangwa ugakira. Bimeze nk'ihirwe ubonye mu buzima. Nubona hari ihirwe ry'icaracaza imbere yawe, rifate nk'ahandi ryo ryonyine, nibwo uzagera kure. Uyu mugabo aravuze ngo nshimira abanzi banjye cyane kuko nibo batuma mba umunyembaraga. Hanyuma yitwa ngo nari umukene w'umuzungu, nta rumuri nabonaga, nta mutima mwiza nagiraga, ariko nibyigeze bintera isoni, byanyongereye imbaraga. Uzi kubona umuzungu w'umukene nawe ubwe yumva nyine adafite umutima mwiza, nta n'urumuri abona, ariko byamuteye imbaraga kandi agera kure hashoboka. Hanyuma aravuze ngo ni amahirwe y'abanyembaraga ko hari igihe gishobora kubabaho bakumva barananiwe bagacika intege bakumva banabivamo. Ariko icyo utazi ni uko cyagiye baba batekereza gutya, hari imbaraga zibazamo zikababwira ko batagomba kubivamo. Icyo nicyo gitandukanye abagabo b'abanyembaraga n'abasa n'abananiwe. Uyu mugabo aravuze ngo ntacyo nari cyo nta n'icyo nigeze menya mu mashuri, mu rugo n'ahandi. Naje kwisobanukirwa menya n'igisobanuro cyo kubaho ubwo namenyaga icyo nkunda kurusha ibindi. Umuziki wahinduye byose ku buzima bwanjye. Nawe ugomba guhitamo ikintu ukunda kurusha ibindi kigahindura ubuzima bwawe. Uko ni ku isi imeze. Murambabwira ngo nta muntu uhitamo aho avukira. Iyo ushaka kuvuka neza waravutse uri umwana wa Bill Gates cyangwa akavuka uri umwana wa Jeff Bezos, umukire wa mbere ku isi, akazakuraga buriya bukire niba inyota yawe ari amafaranga. Ariko kuko utabihisemo ushobora noneho kurema aho umwana wawe azavukira. Basi kuba waravutse ukavukira wenda ahantu hatagufavoriza mu bijyanye n'imibereho wifuza, ntabwo ari ikosa ryawe. Ariko gupfa ugapfira ahandi hantu hanyuranye n'uko utifuza cyangwa se n'uko wifuza, iryo ni ikosa ryawe rizakubarwaho, n'abana bawe bazabikubaraho ko baravukiye mu bukene. Ibyo byose tugomba kuba tubizi.